Komereza mu yandi makuru avugwa mu ekipe y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, ikipe ya APR Football Club na ekipe ya Gorira ku munsi w'ejo kwa gatatu ku isaha saa 12 kuri KPS kuri Kigali Pele Stadium izaba ikina umukino na Gorira, n'umukino twakwita wo kwishyura kubera ko umukino ubanza byabaye ibitego 2-2, ariko ama ekipe aravuga ati reka twongere twipime kubera ko twabonye bishobora kuba byaba byiza kurushaho. Ubwo rero abantu mutangire munategure uburyo muzajya gukurikirana uwo mukino ku munsi w'ejo. Turaza kubabwiriye ibisabwa kugira ngo muzabashe kwera ijisho uwo mukino. Turaza kujya muri ekipe ya Rayon Sport, nayo ikomeje gahunda yayo nziza cyane. Ni gahunda ya Rayon Sport Week igomba kuzaba isozwa rero rwose habaho icyo bise Rayon Day ku itariki 15. Abariyo bariho baritegura ku itariki ya mbere kwerekeza i Nyanza ku munsi w'umuganura, bahafite umukino na ekipe ya Gasogi. Turaza kurebera hamwe izo gahunda zose uko ziteye. Abataragera muri Rayon Sport harabura iki ngo bahagere, abahageze se gahunda y'imyitozo iteye gute? Iyo Gasogi yo bazakina nayo ko twamenye ko harimo amakuru ashyushye muri Gasogi, byifashe bite? Nabyo turaza kubiganira. Hanyuma amakuru mpagazeho 100%. Olivier Kwizera muri Rayon Sport niganiye na perezida wa Rayon mu kiganiro cyitwa Cafe Sport. Ndi kumwe na Olivier yatubwiye ko Olivier batigeze bamukontakta, yewe Olivier batanafite gahunda yo kumugura. Yaranatubwiye ngo Olivier ukuntu afata sibyo bibi, atari ko wenda hari ubundi buryo bwo kumujera bugoye. Hari abantu babateye gutyo umuntu akaba ari umuntu ushoboye ibintu ariko uburyo bwe bw'imyitwarire bugoranye. Usanga nyine biramubuza amahirwe runaka mu buzima, biramwafekta. Ibyo ni se Rayon kagira abazamu abanyamahanga batatu. Yego, niyo mpamvu baze Tipaveri Nzira. Ubwo na passe na Rayon yaranamubwiye ati winagenda kuko urabizi ko APR yamusezereye. Baramubwiye ati wigenda tunegosi. Kabiri guhomba se. Yavuze ijambo rimwe Paveri yarabwiye ati bareyo. Abanyamahanga batatu. Abazamu abanyamahanga batatu. Oya bafite gahunda ngo gutiza pasi. Uyu murundi ni pasi ni pasi. Ndi kuri yo patient. Patient. Bafite gahunda yo kumutiza none bagasigarana umuzamu w'umunyarwanda ngo muhanga cyane uriya mwana wa gatatu ngo ari gufata neza cyane. Noneho bagashyiramo n'uyu Kuyate, ariko Kuyate umutoza akaba ngamuryamyeho cyane kuko ngo n'umuntu we ari mu bamushyigikiye mu kuza. Fete hari ikintu muri Rayon Sport gihari cyo kuvuga ngo hari abantu bamwe b'abayobozi bashyigikiye umutoza Arotfi, n'abandi bose baramushyigikiye ariko bamuhaye akazi bamujyamyeho. Iyo rero bazanyemo umukinnyi cyane wakamwizanira amuryamaho, ugasanga na perezida aravuga ati nafata abakinnyi bose kimwe. Ariko muri rusange uko bigaragara birasa naho patient ashobora gutizwa, wenda bakazana Paveri Nzira bakafite na Kuyate n'uriya mwana yitwa Yves, bakongeramo wenda n'umudefanseri bigaragara ko bakeneye rwose. Ibere yahoze avuga ko ari n'umukongomani ushobora kuza mu myitozo. Ntabwo ari umukongomani, ahubwo umukongomani wamaze iminsi mu myitozo. Uyu we ni umunya Cote d'Ivoire uturutse mu gihugu cya Maroc, witwa Chabab Alamtangel. Urumva? Ubwo rero uyu musore bivugwa ko ku munsi w'ejo yagombaga kuba yakoze imyitozo, wenda ko tutagiye mu nzove ngo turebe ko yakoze, ariko ejo yari Kigali agomba no kujya mu nzove. Byanze bikunze nawe ugomba gukoreshwa igeragezwa. Nta mukinyi uzinjira muri Rayon umutoza atabanje kumureba ngo arebe niba koko yagomba gusinyishwa. N'ubungubu rwose benshi baracyari mu igeragezwa. Baravuga bati rero iyo ukina system y'abadefenseur batatu ukenera byibura abadefenseur batandatu muri squad, batatu babanzamo na batatu babasimbura, cyangwa se babaye baki baba bo batanu ariko ari ku rwego rwiza. Kugeza ubu nekereza ko Rayon Sport ku bantu barebye nk'umukino wabo wa gishuti harimo guhengekwa cyane ku badefenseur. Uganijuru arahengetswe, Fabrice arahengetswe, Sef arahengetswe, abadefenseur batatu bahengetswe. Uvuze ngo ari cyo cy'abadefenseur byibura babiri, ariko wenda bijyanye nuko Yusudianye na Rushema batarahagera. Ariko byanze bikunze n'undi bakeneye umubare munini w'aba central defenders. Ariyo mpamvu uyu Chabab Alamtangel byanze bikunze umutoza namureba akamushima agomba gusinya. Kuko umukongomani we yashyizeho akabazo. Ariko se bya Mabure bimeze bite? Aimable perezida yatubwiye ko ibintu by'abanyamahanga birakomeza kubarisha nabi cyane. Niyo mpamvu na mitima bashobora wenda kwa bamusinyisha ko ari umunyarwanda. Aimable ngo yandikire Rayon Sport ayisaba ko batandukana. Ubwe yasabye
ko basesa amasezerano rero aramubwira ati ntabwo twasesa amasezerano mu gihe kidufite uyu mwaka we niba hari ikipe igushaka kintu ibwirize tuvugane ituha amafaranga tukuri kugenda donc nka kuriya byagenze kuri Ombolenga ariko perezida yatubwiye muri Cafe Sport ko ngo nta kibazo gihari ngo ntiyanamuje gukora imyitozo nk'uko byavugwaga ariko yaravuze ngo nihabone ku buryo bwo gutandukana bifasha Rayon nawe bikamufasha ntabwo Rayon ngo yiteguye kumuzitira rwose umuyobozi wa Rayon nanakunze approach afite yo kugira umutima mwiza w'imbabazi wo kureba akavuga ati nubwo hari ibintu bitagenze neza it's okay fine reka tutandukane ariko mu mahoro ntakugoye cyane cyangwa se ntagushyize mu bibazo bikomeye cyane niyo cadre mabrarimo hari umuntu wari bambwiye yuko ngo hari umwaje uri kumushakira ikipe mu Barabu ngo hari ibiganiro bihari sinzi niba bihari muri Maghreb wenda ari ukuri nazakora follow up nkareba wenda abanyarwanda twazabibabwira ariko ikigaragara Rayon Sport umudefenseur yamukeneye ikindi bamenya ku wa gatanu Rayon Sport irakina na Gasogi itangira icyo bita Rayon Sport Week yego Rayon Week icyo cyumweru rero kwa gatanu Iberi ufite amakuru yo muri Gasogi cyane barakenera match hehe Nyanza kuri stade ya Nyanza rwose kumuganura bose na Perezida Kenesi amaze gutangaza ko kuwa kane bagomba guhaguruka i Kigali berekeza mu karere ka Nyanza gukina match na Rayon Sport uniza amasegonda 10 ku munsi w'ejo abafana ba APR nakunze umupira w'amaguru zaba ari match yanjye ya gatatu muri stage abankunda n'abanyanga abakunda umupira n'abatawukunda muzaze murebeho APR yatsinda yatsindwa yanga niko bizagenda kose ariko izaterwa icyo bita rumwe hanyuma rero reka atwanzike ku munsi w'ejo rigani match ikomeye cyane kuri Kigali Pele Stadium ku isaha isa 12 ikipe ya Gorira n'ikipe ya APR bazongera bajye mu ngamba mukino ubanza wabereye Shyorongi byari 2-2 ariko amakuru naraye menye ubuyobozi bwa APR binyuze no mu mutoza w'ikipe ya APR Coach Taleb yaravuze ati ikipe yampaye igipimo ni ikipe yitwa Gorira uburyo nayibonye abakinnyi ifite ariko by'umwariko ibijyanye n'imitoreze yayo aravuga ati ni ikipe itoje tactically buryo ikipe ikina mu kibuga ni ikipe imeze neza yaguha igipimo cyiza yaravuze ati rero yarongeye asaba abayobozi ariko n'abayobozi asanga babitekerezaga igitekerezo rwose usanga nabo bari bagifite baravuga bati iyo match igomba gukinwa kuko APR yari yanifuje ko uyu wa gatandatu washize aribwo match ya Gorira yakongera kuba ariko basanga Gorira ifite match na Bugesera yarabaye busa ku busa baravuga bati ntacyo bitwaye reka match tuyishyire abo APR iki kwa gatandatu igomba no gukina na Mukura match yabo irapfa ngira ngo match yabo yishwe nuko basabye Mukura ko bakinira i Kigali buriya basabye Mukura ko bakina match no Mukura yababwira ati niba mushaka ko dukina match tuzayikinira i Huye kuri Kamena kubera ko nyine stade ya Huye irimo iravugururwa APR yarabigaramye reka APR iravuga iti ntabwo dukina kuri Kamena ahubwo mwebwe muze Kigali tuzakavaringa whatever cost byose mukeneye amatike ibintu bya match APR na Mukura harimo amayobera turazakubigaruka mu kanya yego ariko Mukura yavuga iti kuki mwatwoburija 100% kandi ari namwe mwadusabye match ya gishuti birangira Mukura ijyanze ahubwo Mukura ikinira n'intare ubwo niko match yabo yapfuye ariko bateganya ko muri weekend bakina match imwe yindi ya gishuti numvaga kurikiza ya Gorira yashwa ubwo rero match ya Gorira ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 rigana abantu barebaza bati se wenda abashaka kuzakurikira umukino abantu bazinjira gute gahunda y'umukino yiteguye gute kuko ngiye nkurikije uko nabonye umukino ubanza narebye ama highlights ngiye ntabwo nagiye Shyorongi ariko nkurikije ambiance nabonye nkurikije ukuntu abantu bari bakaniye nkurikije ibyo nabonye mu kibuga wagira ngo yari nka match ya finale wabonaga harimo ishyaka ryinshi ku mpande zombi nkurikije uko nabonye umukino wabereye Shyorongi match ejo zitabirwa cyane match ejo irahari saa 12 Gorira APR ibiciro babishyize hanze abantu babanza kumenya nyine ko ari Kigali Pele Stadium icyo ni icyambere Petit Frere Rene wayibonye se ibiciro nabibonye biryamyeho mu gihe ugiye kubitubwira nabonaga rwose 2,000 2,300 5,000 10,000 reka rena bicambuwe neza nabonaga bireba cyane agenda ajya kuri genda bipangira n'ahantu bizaba kuri account yabo nibo babitangaje ashize amasabire babitangaje general amwe asigaye hose n'ubundi 2,000 kuri account ya APR ya Instagram na Twitter yego general ni 2,000
ibihumbi bibiri, ibihumbi bitatu, VIP ibihumbi bitanu, VVIP ni ibihumbi 10. Ngo hamake cyane bibiri, ahisumbuyeho bitatu, hanyuma ahisumbuye abari handi oya nuvuga ngo ahisumbuye kuri bibiri natwikira handi mu mpande, handi hasoza tribune hirya mu mpande, ara niho habakurikiye ahasanzwe bitatu, none akaza muri VIP ni handi iruhande rw'aho abanyamakuru cyangwa se twatuzu tw'abanyamakuru no hirya habatoza bajya, hanyuma akaza VVIP handi imbere noneho ya intebe z'aba bafite invitation ziriho abayobozi, nuko ibiciro bimeze n'uko ibiciro bisanzwe biri kuri standard n'ubundi y'ibiciro by'amashampiyona. Hanyuma ni match Axel twavugaho ibintu nka bitatu. Ikintu cya mbere, APR nyuma yo gutsinda Gasogi ibitego 4-1, yakinnye na Gorira match ya kabiri yaratangiye imyitozo mbere ya Gorira, noneho batekerezaga ko kuko Gorira yari igiye gukina match ya mbere yayo ya gicuti, bo bagiye gukina ya kabiri, kandi APR yaratangiye imyitozo gato mbere ya Gorira, bari batekereza ko bamaze kugira nyine navuga ngo urwego rwisumbuye mu bijyanye n'imyitozo mu maguru mu bakinnyi, ku buryo match iri buze kubakundira cyane ko umutoza yari yabanje muri kipe navuga ngo ikomeye cyane, wenda tactically kuko ari kugerageza ibintu byinshi, ubwo yari yahinduyemo uburyo APR tuyimenyera ikina 4-3-3, ahitamo gukina 4-3 gatatu, ariko aho afitemo ba rutayizamu babiri, Mamadusi ndetse na mugenzi we William Togi. Icyo gihe byasaga naho mwahengetse ku ruhande, ariko mu by'ukuri muri animation cyangwa se mu buryo bw'imikinire n'ubundi byasaga naho ari 4-4-2 mu buryo iyo APR yafataga umupira yataka, Togwi ndetse na Mamadu bose binjiraga muri box rimwe, ubona ari abataka babiri. Wareba uruhande bafite rwa Watara, nawe ntabwo yihuta cyane, buriya Watara ni umukinnyi w'umuhanga cyane pe cyane, ndamwemera ku rwego rw'ejuru cyane, n'umuhinga beza dufite mu Rwanda, nshatse navuga yuko ari n'uwe muhinga mwiza kurusha abandi dufite muri iki gihugu sofa, ariko nawe agira akantu ko kutihuta, buriya niko kantu kinenge agira nka weakness. Ako rero katumye APR uburyo bwayo bwo kuba yagira ikintu kijyanye no gukina umukino wihuta cyane, surtout muri zone zuri offensive muri final third muri batatu b'imbere bitayikundira, kurumva ku rwari rimwe bari bayishe niko nabyita, nta mukinnyi uriho typique, iyindi hari nawe akina mu buryo navuga busa n'ubwitonze, noneho gukora block ndetse no gukora icyo bita kwiorganiza ku ruhande rwa Gorira, mu gihe APR mu by'ukuri yabaga ifasha umupira bikaborohera. Abasore rero bitwa ba Maya, ba Musa, ba Didier, abasore ku rundi ruhande barimo hagati mu kibuga, ubwo barimo kapiteni nka Victor, bakama abasore nka ba Busquete, bakabamo batanseremo Sengo, bafatanyaga na defense, ubwo nabakayezu kuri kabiri birumvikana. Iyo back four y'inyuma n'abakinnyi batatu hagati bakoraga ama block meza cyane, aho wasangaga linye yabo yo kudefendiraho muri mediane ndetse na linye y'inyuma muri defense zimeze neza, ziri compact, zegeranye ku buryo zitaga APR ama espace yo gucishamo imipira. Igice cya kabiri muri iyo match APR yagerageje guhindura, izanamo barafinda afata uruhande, izana na Haja afata urundi ruhande, kugira ngo yongere umuvuduko mu mpande zayo mu busatirizi, kugira ngo barusheho gushyira igitutu ku ikipe ya Gorira. Ariko Gorira yaramaze kuba imetiriza APR mu by'ukuri, noneho ijera match kuko igice cya mbere no habashe kubonekamo ibitego bibiri kuri buri ruhande, bibiri bya APR ndetse na bibiri bya Gorira, birangira nta gihindutse, match irangira ari 2-2. Igice cya kabiri impinduka zose komande zose zakozwe zarangiye nta gitego zibashije gutanga, nabibona gutya. Ikintu cya mbere cyatumye APR inganya na Gorira nuko tactically APR yasaga ni kugerageza ibintu bishya, ariko kuri Gorira nubwo ari ifitemo amayirema mashya, ariko Warenkirasa yafashe uko ikipe isanzwe ikina, yafashe uko ikipe isanzwe ifite navuga icyo nakwita iminyumvire y'imikinire cyangwa se filozofiya bagenderaho, yahinduye gusa amayirema ataraharise zishize ayashyiramo abo batanseremo Sengo n'abandi bakayezu, ariko we ntiyigeze asohoka muri ya fomati y'uburyo ikipe n'ubundi asanzwe ipanga n'uburyo bw'imikinire, animation du jeu defensivement ndetse na offensivement. Yagize discipline
Rugaju imbere agerageje gucenga yinjiramo hagati bari umupapura baragenda Memerida nabwo atanga pass yaje kuvamo ikindi gitego cya Mamadusi. Ibyo si ibitego avuga ngo byaturutse mu cyo nakwita gukonstruiza bahereye inyuma. Kwa kundi uvuga ngo ikipe kabisa yahereye kwa gardien barapasanya bafungura bloke yo muri mediane bagera muri bloke ya defense nayo barayifungura banlocking situation cyangwa se babasha gukuraho ubwo bwirinzi batsinda igitego. Icyo rero nicyo cyatumye abayobozi b'ikipe ya APR babwira umutoza ngo imikinire yacu ntabwo yigeze iba myiza, turifuza ko twongera kwipima n'iyi kipe. Bararakaye cyane rwose, ndetse umutoza narabwiye atakose ko murakaye ari match ya kabiri kandi ndahangaha nzatsinda imikino ngatsindwa n'indi ko turi kugerageza ibintu byinshi bishya nta gikuba cyacitse. Baravuga bati yego birumvikana it's okay ni friendly ariko kugira ngo bitworohere reka dutegura indi match. So amakuru mfite nuko ubwo ni ingingo ya kabiri uko iyi match yabonetse umuyobozi w'ingabo z'igihugu cyacu afande Mubarak niwe wabwiye Haji aramubwira ati reka twongere dukine match. Haji aravuga ati rwose nta kibazo twongere twipime turebe. Hanyuma ingingo ya gatatu kuri Gorira hari uruhande rwo kwa APR ivuga ati reka twongere turebe baduhaye challenge ifatika. Gorira yabyakiriye neza aho none ubwo ugiye kumbaza nk'umuntu wo muri Gorira niba ufite umunota wo kumbaza. Ni amakuru asanzwe ari ibyavugwaga wenda nko kuri Tansere ko buryo umutoza amonye na mukino ubanza asa nkaho hari byinshi agomba kumukoraho cyane cyane n'ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi avuga ko fitness ye isa nkaho yari hari uko babipima basa nk'abajanisha. Ibyo ari byo byose ntago ngo iri hejuru ngo ari ikintu umutoza yamusabye kongera imyitozo haba cyane cyane ama individual imyitozo ye ku giti cye ariko akanakora cyane kugira ngo azamure fitness ye. Ndumva ari we mukinnyi isa nkaho numvishe abantu basa nkaho bakomoza bavuga bati bijyanye na technique umutoza n'umukinnyi mwiza byo birazwi ariko agomba kuzamura fitness. Ni gahunda Gorira irimo iki cyumweru gishize cyose n'ubundi twakoze koma endurance bijyanye n'ama exercice aerobie donc gufasha abakinnyi kongera oxygene umwuka kugira ngo babashe kuresista iminota myinshi mu kibuga. Ibyo bijyana rero n'amaseanse ategurwa aho mbere yo gukina babanza kwiruka bakazenguruka twabaze twenda barazenguruka ikibuga wenda swat inshuro 6-5 se tukaba tuze ngo bamaze kwakimira wenda ibirometero bingahe mu maguru uko ugenda ubikora nari amaje bagenda bakina amadeka na buriya buryo dukreye ama situation azishobora kuzagaragara muri match runaka nabwo urumva bakora ama movement bakina bagenda bazamura umwuka bose setansere gusa nabandi mugakora amatoriye mu myitozo mukazakora kombinezo muri match. Iyo terime ni terime ikomeye cyane nyirumva mugarago yikoresha. Nibyo afite nibyo uko mugaraga bivuga biza biteza terime atelier n'amajere dui atelier ni kuri abubaka mu myitozo mugarago we wenda bivuga mu gifaransa wenda siko wenda abantu batwumva bose bahita bisobanukirwa arabisobanukirwa n'abatabisobanukirwa ko biri technique. Atelier urabona kuri utera amakona ni nko kubaka reka mbyite kubaka wubaka ikintu runaka ushaka gutozamo abakinnyi yaba ari uguhera muri warm up bakiri kwishyushya wubaka atelier ukababwira uti ntureba na buriya no kuzenguruka ikibuga kuri babwira ngo muzenguruke iriya nayo ushatse wahita atelier yanjye muri warm up nuko muri buzenguruka ikibuga n'akantu gusa ko kugira ngo bakoreremo imyitozo. Iyo barangije urabona ko hakundi wenda ushinga utuntu tumeze nk'udukorwa mu myitozo. Yego urabona nka kuri ushinga nk'uduti utuntu tumeze nk'uduti tumeze nk'udukona ariko tutari uduti tw'inkono kwa plastique ukadushinga bakagenda batunyuramo gutya biruka nyuramo ayo materiel ni ya créer ama situation. Ago nyene nizika atelier urana nk'uyu mutoza ageze ku kibuga akabwira abakinnyi ngo mukora atelier akenshi abakinnyi ubwo nyene bakora amakona wenda bakubakinamo nka riboso none bamara gukina iyo riboso uburyo imyitozo yubakitse bagakora bakazengura nk'ikibuga wenda nk'inshuro nkenye cyangwa 5
ariko ubwo bo bagira ngo basohotse muri atelier kumbi baba bakiri muri atelier nuko kuzenguruka ikibuga nabyo na atelier fete bere baratera bosanse nk'umukinnyi amakona kenshi impamvu tubyita kubaka atelier nabyo Mugaraga ajya avuga nuko reka ngwe nk'urugero wenda rworoshye reka tuvuge urashaka wenda kwigisha abakinnyi uburyo wenda bagomba gutsinda mu izamu rya opponent ariko wenda ukavuga ugashyiramo condition ushaka kwigisha ikipe pass ukabwira ngo ikipe ifata umupira mbere yo gutsinda mu izamu ry'ikipe muhanganye ubabanje kubaka ka kabuga gatoya nyine iyo nateriye wubatse ntabwo wakoze ikibuga kinini mwagiye mu cyo bita réalité du jeu ubyumve neza iyo ntago arateriye kuko twageze muri réalité du jeu iyo ntago arateriye turi muri réalité du jeu turi muri match iyo bakinnye minota 30 bakina 11 iyo ni réalité du jeu nta nubwo usifura nta nubwo uhagarika nta nubwo ukosoreraho ukosora byarangiye so atelier rero ni ryari ni cyagiye tuba turi muri phase yitwa situation aho mvuga ngo nkeneye ko ikipe yanjye yigishwa pass kwigisha pass noneho ngakora akamini k'ikibuga gatoya ni kwa kundi nzengurutsa amakona nkavuga ngo ahangaha niho hari limite nkanakora n'utuzamu wenda dutoya nkababwira ngo mujya mukora tushe esheshatu mubone gutsinda ako kantu bawubatse bagomba gukinamo gato iyo nateri igomba wigishirizamo pass so nibyo rero ariko iyo bageze mu kibuga nkuko abivugaga nyine bari gukina none biba biri muri RTD kuri team news ushize nibwo mwe mukizana Masud Narcisse former captain w'Amagaju ntabwo yagaragaye muri match ya mbere na APR ariko nekereza ko wenda amaze iminsi akora imyitozo ashakuza kuzagaragara mu kibuga neza 100% yatangiye imyitozo nyuma hari icyumweru n'igice atakoze na match ya Bugesera yakinnyeho iminota 25 ntabwo yayishoje wenda kuri APR hashobora kwiyongera iminota agakina nk'igice cya kabiri cyose wenda probably ariko n'ubundi nta gihindutse uko bigaragara hagomba kuba hashobora gukina n'ubundi Busquets nibyo hanyuma ibe dukomeza dusoza kuri umukino wa APR n'ikipe ya Gorira nyirangwena ngo kurana rwa APR ho byaho birasobanutse umukinnyi udahari wagize ibyago ni Sekiganda wabuze umubyeyi we mwabonye n'itangazo ikipe ya APR rwose mu fata mu mugongo ariko abandi bakinnyi bose navuga ko bari tayari kuri APR abakinnyi bose barahari ya makipe abiri umutoza akoresha yaba ikipe ya mbere yakoresheje kuri match bakinyira Gasogi n'ikipe ya kabiri ariko ku munsi w'ejo izamu riragarukamo Pierre izamu ni Pierre kuko uyu Adolphe yakoze amakosa nekereza ko n'umutoza yabanje kumukweshoninga urabizi ko kuri match ya mbere bakinyira Gasogi nta nubwo yigeze agaragara mu kibuga hakinye Pierre na Ruhamya Iva ariko aravuga ngo reka uyu muzamu mu mwanya noneho nawe yigaragaze mu mwanya kuri Gasogi nabwo ntabwo wavuga ko yamwigaragaje mu muzamu ugomba kwifashishwa niyo mpamvu rero n'ubundi gice kizamu cya APR abantu benshi bakomeje kugikweshoninga Pierre n'umuzamu mwiza ariko ntabwo APR kwiye gutunga umuzamu umwe gutunga abazamu byibura babiri hakaza aba backup bandi cyangwa se abasa hanyuma Ibe yitwa Hashim Ibwe ni umuvugizi wa ekipe ya Azam yo mu gihugu cya Tanzania Ibwe rwose abo baganira hafi yababwiye ko ikipe ya Azam Football Club izagera i Kigali tariki 15 z'ukwezi kwa munani byaba na ngombwa ikareba match ya Rayon Sport na Yanga kandi ko ifite imikino 3 ya gicuti izakinira mu Rwanda ibyo byarashimangiwe ahubwo ubuyobozi bwa Azam harabura gusa gato kubyemeza bakemeza ngo ayo makipe nayahe ariko biri kuvuga ko muri ayo makipe byanze bikunze harimo ikipe ya APR ndetse ko umukino wa APR na Azam ushobora kuba ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani ubwo rero ikipe ya APR abantu babyuka ko inafite umukino na Power Dynamos mu gihugu cya Zambia urumva na izaba irinaha ubwo Azam irino Power Dynamos irino APR irahari abantu bari kwibaza bati nta kuntu ahubwo APR yati profitiramo igategura kamini tournament akantu gato kama ekipa ne APR Power Dynamos yo muri Zambia Azam FC yo muri Tanzania n'indi kipe imwe yo mu Rwanda baganira bakareba uko babigenza muzikomeye Rayon ntiyazamo ntibyakunda wenda nka polisi n'urugero cyangwa se cyangwa AS Kigali ibintu nk'ibyo aya makuru ntiyabari meza cyaba ari ikintu cyiza ngira ngo APR pre-season yayo bimaze kumenyerwa ko igomba gukina n'amakipe atarayo mu Rwanda gusa ariyo mpamvu nk'ubushize yagiye muri Sekafa
ikora ayo match yakinnye kugira ngo wenda n'umutoza Darikonovic ari burwego rw'abakinnyi be ntabwo ari byiza nyine kuba wakina n'amakipe ku rwego rero kari gusa ugomba no kubapima kuri amakipe yo hanze cyane ko ubu no kwitegura mu kwezi kwa 9 ko ugomba kujya mu mikino mpuzamahanga ya Afurika iyo CAF Champions League cyangwa se wenda nko kuri Sport Confederation ngira ngo rero bari banifuje ko bakora pre-season babanje gupropoza muri Maroc ntibyakunda hazamo ibibazo bana proposa muri South Africa naho hazamo ibibazo na makuru namenye ko bifuza kujya muri ibyo bihugu bibiri ariko ntibyakunda ariko icyo bifuzaga no kugira ngo ariko bakipima ku makipe yo hanze niyo mpamvu rero batekereje cyane cyangwa se bashyize imbaraga kuri aya makipe yo mu karere yaba izizazamu hari havuzwe Simba hari havuzwe Kaizer Chiefs ariko ngira ngo ku makuru wenda umuntu yahamya ni kuri Azam ubundi ushaka kumenya amakuru neza y'amakipe azaza mu Rwanda gukina n'amakipe yo mu Rwanda ntabwo ayo makuru wayakora ku makipe yo mu Rwanda kuko bisa n'ibigorana ahubwo wicara ucekinga imbuga nkoranyambaga z'ayo makipe bavuga yo hanze kazaza urabizi ko tunamenya ko u Rwanda ruzakina na Algeria umukino wa gishuti twabikuye muri Algeria ntabwo twabimenye bwa mbere tubikuye kuri Ferwafa ubwo rero kubera ko wenda bo bafite uburyo babitangaza mbere n'imbuga nkoranyambaga zabo ziba ziri sharp niho yenda umuntu yabimenyera n'abavugizi babo nk'aba ngaba bahashibu ibwe n'abantu bamaze kumenya igihe cyo gutangira amakuru kugira ngo banateguze abafana wenda niba hina abafana bazaherekeza ikipe batangira bategura ibijyanye n'urugendo n'impamvu bitangaza mbere ngira ngo rero ya Azamu yamaze guhamya neza kwizaza mu Rwanda 15 izabihari ku makuru dufite nuko umukino w'ishuti wa APR na Azamu ari tariki 17 ubwo n'ubundi ibyo ngibyo biraza bigahita bihamya ya tariki 17 nibwo APR igomba gukina na Azamu ahubwo ubwo igikomeje kwibazwa nko babivugaga no ngo izava kuri Azamu ikurikizeho ndi ko haravugwa Power Dynamos ko nayo bagomba gukina icyo cya minute no cyo wenda ntabwo cyahamywa neza gusa cyaba ari ikintu cyiza kugira ngo amakipe yiteguriremo arebe urwego ahagazeho wenda n'abakinnyi bazamure ikijyanye no kumenyerana gukina mu kibuga cyangwa se banamenye gukina n'ayo makipe yo hanze ariko igihari ni kimwe APR byanze bikunze gomba gukina n'amakipe arenga 2 mu mikino y'ishuti muri pre-season bakine ariko amakuru dufite no kubazakina mu Rwanda bazakina nayo hanze oya ni mu Rwanda amakipe azabasanga mu Rwanda yaba Power Dynamos ndetse n'ikipe ya Azam Simba yo ngira ngo nubwo ubu ntirakonfirma Simba ntabwo izaza Simba na Kaizer Chiefs ntabwo zizaza ntabwo zigeze hanyuma nabonye ikipe ya Rayon Sport yego nayo tugiye kuyijyaho nafite imikino muri iki cyumweru ibintu bigiye kuryoha amamatch atangiye kwa menshi abantu batangire babetare batangire bitegure ubu tugeze mu gihe amamatch agiye kwa menshi twari tuvuye kwa APR na Gori zaba kwa 3 ku munsi w'ejo saa 12 abantu bazaza nyine kuri Kigali Peri bazaryoherwa cyane ya mbere ko tujya muri Rayon gato cyane ariko n'ubundi bifite aho bihurira na Rayon reka tubanze muri Gasogibe muri Gasogi ngo hari abakinnyi bariho bagaruka muri ikipe by'umwereko abantu bazanabona ku mukino nyine nyirizina bafatanye na Rayon ku itariki ya mbere Nyanza gaza bari ku munsi wa 5 ikipe Gasogi ngira ngo tunakira president w'ikipe KNC Kankoza Nkuriza Charles yavuze ko nta gahunda bafite yo kuza recruit cyangwa se kuzakora recruitment z'abakinnyi b'abanyamahanga nkuko byari bisanzwe abakinnyi b'amazina babandi president yakabiriza ahubwo nyine bagiye gushingira ku bakinnyi bavanye muri U20 yabo ariko bakanareba wenda n'abandi bakinnyi bari hano mu Rwanda niyo mpamvu rero hari abakinnyi bari baravuye muri Gasogi ariko wakita nk'abafondateri ba Gasogi cyangwa se batangiranye nayo cyane cyane nk'uyu Gayer uyu muzamu Gayer urabizi ko baza mu cyiciro cya mbere niwe muzamu bari bafite mu rubyuka match abere ku mahoro bakina n'ikipe Rayon Sport navanamo penalty Gayer niwe uri mu izamu rya Gasogi match yabo ya mbere bakina mu cyiciro cya mbere yego urabyibuka neza ku mahoro yabereye kuri Stade Amahoro cyo gihe ni Gasogeri yakiriye ndetse baninjiza miliyoni 19 banganya n'amafaranga y'u Rwanda banganya kimwe kuri kimwe ufata penalty ubwo rero Gayer nyuma yo gusoza amasezerano muri AS Kigali yaranagoranye ejo nawe n'abantu bo muri Kigali bashakaga ko yongera ariko ibiganiro Gayer ngo asa nk'ubagoramo ukuntu ubwo ibyo byose birahura Gasogi shwa ko yaratangiye kumuganiriza kuko na bya birori bya Gasogi byo gupromotinga abana byabere muri Serena nawe rero na Gayer na mwana ese ko waje mu biro by'ikipe wavuyemo bihagaze bite arambwa turumva nuko yari yatubiye nk'abantu bayitangije tini mu rugo ati tuze kumufasha ariko urabonaga ko harimo akantu ko kuryarya rundi wenda ari mu biganiro nacyo ubwo rero Gayer yamaze gusinya amasezerano muri Gasogi no umwana wagarutse mu rugo niko umuntu yabyita cyane ko atari yanagiye wenda batandukanye nabi undi mukinyi wagarutse we bari bamaze iminsi banamubona mu myitozo muri match ya gishuti baramubonye bakina n'ikipe ya APR ngira ngo ni Kazindu Bahatigi ngira ngo yahoze ari kapiteni w'ikipe ya Gasogi mbere uko ayivamo yerekeza mu kipe ya Kiyovu ariko ageze muri Kiyovu situation ntabwo zari nziza byarangiye yigarukiye mu kipe ya Gasogi United undi wagarutse ni Nkubana
Mark urabyibuka ava muri Gasogi ajya muri polisi anaguze icyo gihe ko yaragifite amasezerano ubwo yabisikanye na Mark Gove bariya bombi za 2012 na 2013 gutyo bari Muhanga bigeze kugira do ya nimero 2 za mbere Muhanga witwa Mark Gove na Nkuba na Mark bari bameze nk'uko kwa Serumogo na Fiti na Omborenga ngira nka Mark Gove we nakinye muri National yo 20 ndabyibuka ari kumwe na ba Buriya Prince na ba Rwabuhiye. Hanyuma rero ubwo birumvikana ko yaba Kazino Bahatigi yaba Nkuba na Mark ndetse na Gayeru uyu muzamu n'abakinyi bashya b'ikipe ya Gasogi muri iyi season ubwo atari bashya muri Gasogi ariko muri iyi season n'abakinyi bashya. Gasogi hari ibintu yari yagerageje nanavuga byiza Axel byo kugerageza guha abana benshi amahirwe irabazamura mwana nayibonye ikoresha na graduation ubushize muri Serena Hotel. Ariko mu biruti ikiruti ibyo wenda usibye gushimira Kensi kuba arafashije abo bana kuza mu cyiciro cya mbere bakabona n'amahirwe yo gukina nyine bakanabona n'imibereho cyo ni ikintu gikomeye ku impacting ubuzima bw'abandi mu buryo buri positive cyangwa bwiza. Hari ikintu wabonaga ikipe yaburaga Iberi cyo kujyamo abakinnyi bakuru pe bari amaze kuba abakinnyi benshi bato abantu bafite n'impungenge barebye match yabo na Bugesera batsinzwe 2-0 bakara match ya APR batsinze 4 barabati aba bana ubu bazashobora icyiciro cya mbere bigende neza ariko umva batangiye kugarama abakinnyi bamwe na bamwe bafite mako kantu ko kuba bakuru ku buryo nekereza yuko biratanga ya balance bikenewe muri equipe habemo abajene habemo n'abakuru kugira ngo equipe irusheho kuba equipe nziza. Yes, reka tuze tujye muri Rayon Sport na gahunda zayo zose reka tubanze dutumikira abavandimwe. Ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nk'isekandi inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure nyamara nguzana umunezero wuhese kahubwiza n'umuze inzoga si wane tunywe less. Yes, iminota rero irenga 11 dusigaranye kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu reka tujye muri Rayon Sport. Ni byinshi biriho bivugwa muri equipe abakunzi bayo baravuga batabanya Senegal bacu gahunda imeze gute abandi bati abedise yi gahunda Rayon Sport ifite imbere kuzarinda bageza kuri Rayon Day gahunda ze zimeze azite tumwitege kumubona mu kibuga koko si ibintu byose byararangiye gahunda zimeze gute muri equipe ya Rayon Sport imikino gicuti bari gutegura ni yihe mwuko uri mu myitozo nuhe ibyo nibyo bibazo abantu bariho bibaza rigana. Ikintu cya mbere gihari kuri Rayon Sport abantu bibazaga ku basore babiri b'abanyasenegal ese bazaza ryari ni Yusudianye ndetse na Fornganye kuri ubu rero Yusudianye kuri statut ya WhatsApp kubagira nimero ye ya postinza ka video ari mu ndege ari kumwe na Fornganye rwose abantu bati destination nta yindi ni Kigali. Nagerageje rero kuvugana n'abantu muri Rayon Sport ndababwira nti se abahungu bageze i Kigali barambwira bati twabandikiye baruwa kwa gatanu twavuga ko bataye akazi bakwiye kugaruka bakaripotinga bakaza mu myitozo wenda Fornganye niwe ukivuza ntiyahita ajya gukina ariko Yusudianye agomba kuba ari Kigali nuko kwivuza bakabana bisuzuma banareba umeze ute ubuzima bumeze bute. Ejo rero Iberi yaraduhaye inkuru ya nyayo rwose yuko aja wabo abonaga ari usa n'ubazitira cyane kuza bisa naho hari ubazo yagiranye na Rayon ariko birasa naho byagiye ku ruhande na tike y'indege Rayon Sport yari yabakatishirije birasa naho atari yo wenda baziho probably hari uburyo biri bushoka mu bintu bya air ticketing hari ukuyihinduza bakaba barahinduje bakayishyira muri aya matariki. Uburyo bwa kabiri ni ukwereka ikaba expired wenda bakaziza nabo ubwabo wenda babonye nk'izo barazije ko bateye birakomeye reka tujye Nyarugenge tujye mu kazi. Ubu rero bitegerejwe yuko wenda bidahindutse kuko nimero Fornganye ni ya Yusudianye nagerageje kuzikompoza kuri WhatsApp kugira ngo ndebe ko byibura bari no ku murongo ntabwo bari
ku murongo. Iyo nimero ebyiri zose zibuze kwa kundi uzibura nyine ukabona ziri offline kandi ukabona amasaha menshi wavuye online, natekereje ko ashobora kuba ari mu ndege. Nicyo natekereje gishoboka. Ari mu ndege. Uko biri kose indege wenda abantu bose ntibari bayijyamo. Ariko indege Irene buriya nta rezo ibiri mu ndege. Ntabwo nahamagara umuntu. Niyo mpamvu babaho flight mode. Oya niyo utayishyiramo. Niyo utayishyiramo. Nta nayikorera mu kirere. Ariko indege telefone wenda za satellite. Biterwa n'indege. Oya niyo ariyo yose uvuga ngo hari internet wemererwa ariko bijyanye n'ubwo buryo. Kuko abantu bashobora kugira ngo koko mu ndege abantu bagiye mu kirere itumanaho riba ricitse burundu. Hari internet ikoreshwa ya satellite. Ya satellite. Nawe rero bijyanye nawe uri muri iyo ndege iyo internet ushobora nubwo kwenda bw'indege wenda Excel ishobora kugira ibyo. Ari z'imiriro zo ibigenda bafite perezida urumva yagenda mu ndege atari kuri rezo. Ariko kuri izi ndege twitegera bisanzwe uzarebe iyo utangiye kuzamuka uri kubona mu kajagari ukigera hejuru Kanombe brother udukoni tugenda twivanaho itumera tute tunamusuhuza igikaka Efuremu Kayiranga. Indege ya mbere nawe ya postinze bazamutse statigeraho bageze muri dukomeze unabonaga stress irugamagara abantu kuzamuka uti niba jaka kanu uza kugenda undebera amafaranga hanga uhitajya nanga postinze ari mu kirere aziko hose bikora ya mbere ngo yaramugoye siganwa wallahi bigera bageze kuri wifi yo muri Nigeria. Abo nkayisudiyanye karaga video ya postinze umukire nigerereza Rugaju gake na South Africa ameze neza. Karaga video usudiyanye postinze hari n'umunyamakuru yagahaye yego kwa kuntu uvugana n'umukino n'amakuru agiye kubona sudiyanye akamuherereje ariko akohereza nta caption nta arakamara icecekera. Umunyamakuru arabazabaza ndetse muri kuza mugeze aramwihorera we yamuhaye ka video gusa. Probably ndatekereza ko bashobora kuba bari mu nzira bari kuza mu Rwanda bidahindutse wenda dushaka kuza kubabona mu myitozo ya Rayon Sport wenda ku munsi w'ejo birashoboka. Hanyuma ikindi abareyo bamenya kandi cy'ingenzi cyane kuri ubu ngubu Rayon Sport ngo ikeneye umudefenseri wundi mu mutima bamyugariro. Twabigarutse ejo bundi turavuga ati yego bafite Fabrice, bafite Kabange, Yusudiyanya ari buze, bafite Emery, bakagira ndetse nande wundi Iberi ko ari batanu mwana wa mama narushema Chris. Ariko biragaragara ko bakeneye undi mukinnyi. Rero hari ibintu byaganiriwe abantu bibaza ngo ako se mu by'ukuri byaba bihari ko bafata Mitima Isaac nibarije muri Rayon. Mitima Isaac nta kipa afite ari mu Rwanda, ni igitekerezo Ngabo yagize gusa. Ngabo azi Ngabo nk'umuntu nk'umukunzi w'umupira w'amaguru abandi bose. Robin Ngabo umunyamakuru mugenzi wacu so avuga atako se Rayon yashatse Mitima, ni igitekerezo yatanze we nkawe. So abantu benshi rero kuko bazi ko Ngabo yigeze gukoraho muri Rayon Sport batabate atubwa n'ibyaba byarangiye byashoboka nawe bashaka kuba bamukontakta pourquoi pas n'umukinnyi wabakeneye kandi akina neza n'umukinnyi ukiri muto ntago Mitima ashaje ushobora kuba bamushyira muri groupe birashoboka. Ariko inkuru y'ikimena mutwe mbabwiye abanyarwandakazi Axel waruzi ko bishoboka cyane ko Rayon Sport yasinyisha Pavel Nzira bakeneye umuzamu. Ndabibabwiye nibiba bizabe ubwo nibitaba nabwo nyine ntibizaba byabaye. Amakuru mpagazeho 100%. Olivier Kwizera muri Rayon Sport niganeye na president wari mu kiganiro cyitwa Cafe Sport ndi kumwe na Olivier yatubwiye ko Olivier batigeze bamukontakta yewe Olivier batanafite gahunda yo kumugura. Yaranatubwiye ngo Olivier ukuntu afata sibyo bibi atari ko wenda hari ubundi buryo bwo kumujera bugoye. Hari abantu babateye gutyo umuntu akaba ari umuntu ushoboye ibintu ariko uburyo bwe bw'imyitwarire bugoranye usanga nyine biramubuza amahirwe runaka mu buzima biramwafekta. Ibyo ni se Rayon kagira abazamu b'abanyamahanga batatu. Yego niyo mpamvu baze Pavel Nzira ubwo na passe na Rayon yaranamubwiye ati winagenda kuko urabizi ko APR yamusezereye
baramwe ati wigenda tunegosi kabiri guhomba se yavuze ijambo rimwe Pavel yarabwa ati bareyo abanyamahanga batatura abazamu b'abanyamahanga batatu oya bafite gahunda ngo gutiza pasi uyu murundi ni pasi ni pasi ndi kuri yo patient ego patient bafite gahunda yo kumutiza none bagasigarana umuzamu w'umunyarwanda ngo muhanga cyane uriya mwana wa gatatu ngo ari gufata neza cyane noneho bagashyiramo n'uyu Kuyate ariko Kuyate umutoza akaba ngamuryamyeho cyane kuko ngo ni umuntu we ari mu bamushyigikiye mu kuza fete hari ikintu muri Rayon Sport gihari cyo kuvuga ngo hari abantu bamwe b'abayobozi bashyigikiye umutoza Arotfi n'abandi bose baramushyigikiye ariko bamuhaye akazi bamujyamyeho iyo rero bazanyemo umukinnyi cyangwa bakamwizanira amuryamaho ugasanga na perezida aravuga ati nafata abakinnyi bose kimwe ariko muri rusange uko bigaragara birasa naho patient ashobora gutizwa wenda bakazana Pavel Nzira bakafite na Kuyate n'uriya mwana witwa Yves bakongeramo wenda n'umudefanseri bigaragara ko bakeneye rwose Ibere yahoze avuga ko ari n'umukongomani ushobora kuza mu myitozo ntabwo ari umukongomani ahubwo umukongomani wamaze iminsi mu myitozo uyu we ni umunya Cote d'Ivoire uturutse mu gihugu cya Maroc witwa Chabab Alam Tangel urumva ubwo rero uyu musore bivugwa ko ku munsi w'ejo yagombaga kuba yakoze imyitozo wenda ko tutagiye mu nzove ngo turebe ko yakoze ariko ejo yari i Kigali agomba no kujya mu nzove byanze bikunze nawe ugomba gukoreshwa igeragezwa nta mukinnyi uzinjira muri Rayon umutoza atabanje kumureba ngo arebe niba koko yagomba gusinyishwa n'ubungubu rwose benshi baracyari mu igeragezwa baravuga bati rero iyo ukina sisema y'abadefanseri batatu ukenera byibura abadefanseri batandatu muri swad batatu babanzamo na batatu babasimbura cyangwa se babaye baki baba bo batanu ariko ari ku rwego rwiza kugeza ubu nekereza ko Rayon Sport ku bantu barebye nk'umukino wabo wa gishuti harimo guhengekwa cyane ku badefanseri Buganijuru arahengetswe Fabrice arahengetswe Sef arahengetswe abadefanseri batatu bahengetswe vuze ngo ari cyo cy'abadefanseri byibura babiri ariko wenda bijyanye no ko Yusudianye na Rushema batarahagera ariko byanze bikunze n'undi bakeneye umubare munini w'aba central defenders ariyo mpamvu uyu Chabab Alam Tangel byanze bikunze umutoza namureba akamushima agomba gusinya kuko umukongomani we yashyizeho akabazo ariko se bya Aimable bimeze bite Aimable perezida yatubwiye ko ibintu by'abanyamahanga bikomeza kubarisha nabi cyane niyo mpamvu na mitima bashobora wenda kuba bamusinyisha ko ari umunyarwanda Aimable ngo yandikire Rayon Sport ayisaba ko batandukana ubwe yasabye ko basesa amasezerano rero amwe ati ntabwo twasesa amasezerano mu gihe kidufite uyu mwaka we niba ari ikipe gushaka kindi ibwirize tuvugane ituha amafaranga tukuri kugenda donc nka kuriya byagenze kuri Ombolenga ariko perezida yatubwiye muri Cafe Sport ko ngo nta kibazo gihari ngo ntiyanamuje gukora imyitozo nk'uko byavugwaga ariko yaravuze ngo nihabone ku buryo bwo gutandukana bifasha Rayon nawe bikamufasha ntabwo Rayon ngo yiteguye kumuzitira rwose umuyobozi wa Rayon narakunze approach afite yo kugira umutima mwiza w'imbabazi wo kureba akavuga ati nubwo hari ibintu bitagenze neza it's okay fine reka tutandukane ko mu mahoro ntakugoye cyane cyangwa se ntagushyize mu bibazo bikomeye cyane niyo cadre Aimable arimo hari umuntu wari bambwiye yuko ngo hari umwaje uri kumushakira ikipe mu Barabu ngo hari ibiganiro bihari sinzi niba bihari muri Maghreb wenda ari ukuri nazakora follow up nkareba wenda abanyarwanda twazabibabwira ariko ikigaragara Rayon Sport umudefenseur yamukeneye ikindi bamenya ku wa gatanu Rayon Sport irakina na Gasogi itangira icyo bita Rayon Sport Week yego Rayon Week icyo cyumweru rero kwa gatanu Iberi ufite amakuru yo muri Gasogi cyane barakenera match hehe Nyanza kuri stade ya Nyanza rwose kumuganura bose na perezida Kenisa amaze gutangaza ko kuwa kane bagomba guhaguruka i Kigali berekeza mu karere ka Nyanza gukina match na Rayon Sport uniza amasegonda 10 ku munsi w'ejo abafana ba APR nakunze umupira w'amaguru zaba ari match yanjye ya gatatu muri stage abankunda n'abanyanga abakunda umupira n'abatawukunda muzaze murebeho APR yatsinda yatsindwa yanganye ko bizagenda kose ariko izaterwa icyo bita rumwe pase nyinshi yatsinda bine kuri kimwe pase ibihumbi zaba zicicika amakuru ari menshi cyane muze murebe icyo bita umupira mwakoze cyane Rene wakoze Rigana wakoze Ibere ndetse na Mugaragu reka twongere twakire Fiston